nkuko nari mbivuze mbere, iteka ryose iyo Imana ivuze ivugira mu ijambo ryayo. Kimwe cyo banza ukore test. Ibi bintu uyu muntu avuze ijambo ribivugaho iki, niba ukunda gusoma Bibiliya. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, Imana ivugana n'abantu bose nkuko twabibonye. Tararengaho ukivuga icyo cya mbere. Hari abantu basoma Bibiliya ku cyumweru bagiye mu rusengero bakayisanga aho iri, bagakubita akavumbe ngo bene uwo muntu nta sano aba agifitanye n'Imana, azatandukanya ate ibyo bintu? Ntabwo mvuze ko adafitanye isano n'Imana. Ni umunyantege nke w'Imana. Gusa agomba kurenga urwo rwego rw'intege nke akinjira mu zindi mbaraga, akongera ibihe byo gusoma Bibiliya. Ariko bene uwo umukristo nyawe yizera iki? Umukristo nyawe, iyo uri umukristo nyawe, ukwiriye kwinjira muri gahunda wasenze. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ukizera ko iyo usenga ifite imbaraga zishobora kuburizamwo ibyagukura muri uwo mushinga. Ni ukuvuga ngo Imana iri hejuru y'ibyatuma umushinga utaba. Imbaraga zayo zirenze ibyo ngibyo. Rero iyo dusenga tuba twizera ko Imana ishobora kubana natwe mu bintu turimo dukora mu gihe cyose bitagayishima. Yesu nibwo bamamakiye ntacyo bintwaye. Sawa. Bino binesha umutwe wapi? Moto bimeze bite? Bigende gute fande? Je mfite ikibazo. Ino bro ntabikora kuri dinga, ni ikibazo gikomeye cyane. Ndayitwaye ku technicien bayitware bamamakiye. Umva nkwereka. Yego. Jubaza. Baza nde? Umbaze kuba bitera kumenya. Ndakubaje nkora iki? Gana biremere limited. Bagukorera imashini, telefone, ibintu byose byavuye ku murongo, hanyuma iterambere ryo rikomeze rigende. Rekuraho igunzu nabigenza gute? Biremere limited, hamagara nimero. Hamagara. Zigiranze kubwira. Yego. Yazi igihe yaje mu gatoya 8 makumyabiri magana 360 63 biremere limited. Naji. Ngwino ngutwara. Kandi reka nguyeze. Urumva? Biremere limited. Biremere limited igihe yazi. Ayo nka. Baturukanira kuri. Biremere limited hari ibintu udashobora kugenzura muri ubu buzima bigomba kubaho wabishaka utabishaka. Kurasa no kurenga kw'izuba, kugwa kw'imvura no kugwa kwa telefoni yawe kandi kangirika. Amahirwe nuko hari Limited nicyo cyemezo cyiza ushobora gufata mu birebana na telefoni cyangwa mudasobwa. Mana, mu izina rya Yesu turagushimye kuko uri Imana ikomeye, uri Imana yera, uri Imana ikiza. Icyubahiro ni kibi cyawe mu isi no mu ijuru. Nejejwe no kongera kuvuga imirimo yawe n'imbaraga zawe biba mu ijambo ryawe. Turagusabye kugira ngo muri uyu mwanya icyubahiro cyawe kigaragare kandi umwuka wawe wera asangize abantu bawe ibikwiriye ko bumva biturutse kuri wowe. Urakoze cyane rero, ni wamamare mu buryo bwose mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Amen. Mbere yuko dusoma iri ijambo ry'Imana, byanze bikunze iki gitabo cy'umubwiriza kirimo, wenda nitubona umwanya tuzavuga kuri icyo gitabo, ariko igihe tutarabona ukuntu tubivugaho neza, ariko harimo amagambo y'ubwenge kandi harimo amagambo akomeye. Nibyo? Yego, nibyo, ntago wibeshye. Hanyuma rero nkatekereza, wibwiye abadukurikiye ndetse bamwe basanzwe bakuzi, tugaritse inyuma gatoya. Amazina ni Kwizera Jonas. Yego. Njyewe uri inyuma ya kamera rero, cyangwa umubazi w'amagambo. Hari abantu benshi njya numva bavuga ngo uwo muntu uvuga tutamubona nzabiyereka one day. Yego. Ariko Imana ibaho umugisha. Hanyuma twasoma iryo jambo ry'Imana, ubundi tukazakomeza na topic nyirizina. Karibu Jonas. Murakoze cyane. Ijambo ry'Imana nyine nkuko nari maze kubivuga riri mu gitabo cy'umubwiriza. Iki gitabo ni kimwe mu bitabo byitwa ibitabo by'ubwenge cyangwa se by'ubuhanga. Yego. Ni igitabo cy'umubwiriza cyangwa se unashatse bavuga ko ari icya Salomo, kuko uyu mubwiriza uvuga hano ni Salomo. Mu gice cya 12 ku murongo wa mbere hari ijambo rivuga ngo ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza n'imyaka itaragera, ubwo uzaba uvuga uti sinejejwe nabyo
Imana itugirire neza. urakoze cyane. Umwuka wera yashyize ku mutima wanjye, rifite umutwe uvuga ngo iryo jambo niba ntibeshye harimo babyita ni imbuzi cyangwa se ni turabyita gute kugira ngo byumvikane neza? wenda utanagiye kure, mu by'ukuri iri jambo riraburira. Ako kantu gasubiremo neza. Rirakuburira? Iri jambo rirakuburira rikubwira ko ugomba kwita ku muremyi wawe. Yego. Rirakuburira rikubwira kandi ko nutamwitaho uzahura n'ibibazo cyangwa se n'ingorane. Ese ko numva harimo ikintu cyerekeranye n'ubusore, hari ikintu cyerekeye kivuga abantu bakiri abakobwa bakiri abasore, biri kwerekeza hehe? Twereke ishusho y'aho hantu. Muri rusange hano hantu harimo ibintu bibiri. Kimwe cyo nk'uko wari ubivuze, iri jambo ribwira abantu bose bakiri ingaragu, yego, batari bubaka ingo, ikababwira ko bagomba gukora cyane bakorera Imana, kuko batari bagira inshingano nyinshi zibatwara umwanya. Yego. Ariko icya kabiri nanone, iyo Bibiliya ivuga umusore nko muri uyu murongo twasomye, ntabwo iba igarukira ku bantu bakiri ingaragu gusa, ahubwo inavuga n'abantu bagifite imbaraga zo guterera imisozi, zo kuyimanuka, zo gutambika bashaka Imana. Yego, bashaka Imana. Urakoze cyane. Njyewe ku maso arimo kureba rwose, ndimo ndakureba nkabona ufite fresher. Ni Kristo. Umeze neza cyane. Ni Yesu Kristo. Umeze rwose nk'umuntu ufite ubukwe ejo, kandi ndibaza hakirimo iminsi, harabura iminsi ingahe? Ubu harabura iminsi 15. Ni itariki zingahe harya? Ni itariki 27 z'ukwezi kwa karindwi. Ukwezi nyine turi mu kwa karindwi ubu. Deja turi mu kwa karindwi. Harabura iminsi mbarwa. Yego, 15 n'iyibu. Ukivuga icyo kintu, mbonereho no kubaza iri jambo. Njya numva abantu bamwe bavuga ibintu bimwe na bimwe bagiye bahura nabyo by'imbogamizi, abasore cyangwa abakobwa. Ntarajya kure cyangwa mbe natekereza kuri ibyo bintu, ni izihe mbogamizi umusore cyangwa se umukobwa byanze bikunze nako nibyo 100%, ntabwo uzakora ubukwe n'igiti ufite sheri, sibyo se? Yego, arahari. Ubwo rero ninza kuvuga ngo ni izihe mbogamizi umusore cyangwa umukobwa ahura nazo, byanze bikunze weho na sheri wawe nubwo atari hano, ariko byanze bikunze imbogamizi, nimvuga imbogamizi uraza kubyumva neza. Ni izihe mbogamizi umusore cyangwa umukobwa ahura nazo mu gihe arimo yitegura ubukwe buri imbere? Yego. Ntekereza ko wenda ku ruhande rw'umusore bitandukanye no ku ruhande rw'umukobwa, kubera ko buriya ibyo ku musore biri ukwabyo n'ibyo ku mukobwa biri ukwabyo. Ntabwo intambara abakobwa barwana ari izo abasore barwana, ariko by'umwihariko ku musore imbogamizi ahura nazo agiye gushinga urugo. Ariko kandi wenda umuntu yanahera ku mbogamizi umuntu ahura nazo kugira ngo afate decision, afate icyemezo, adeside, avuge ngo ndiyangaje, ngiye mu mushinga w'ubukwe. Reka wenda njye nivuge, ntaza kugira wenda uwo ntunga agatoki akiyumva akagira ngo niwe navuze. Ku cyanjye giti, imbogamizi ya mbere umusore ashobora guhura nayo ituma adafata icyemezo ni ubwoba. Ubwoba, ubundi iyo tuvuga ubwoba, hari ubwoba bubi, hari n'ubwoba bwiza. Ubwoba bwiza bubuza abantu gukora ibibi. Iyo umuntu agiye gukora ibibi agira ubwoba. Ariko ubwoba bubi butuma abantu bakora ibibi
kugira ngo base n'abandi. Sinzi wenda uburyo kino kintu cyumvikana, ndakumva cyane rwose. ariko ubwoba bubi buravuga ngo nanjye nintifatanya n'aba bari muri iki kigero bameze gutyo ntibaranseka. Urumva ubwoba bafite bumwoburije gukora ibintu bibi. Ubwoba bwa bamwe butuma birinda ibyaha, hanyuma ubwoba bw'abandi bugatuma babikora cyane. Rero ubwoba butuma umusore adafata decision yo kuba yajya mu mushinga. Ntekereza ko icyo kintu gisangiye n'abandi bantu benshi. Ubwoba rero buragufata cyangwa se urabugira bukwereka ko nta kintu ufite. Icyo ni icya mbere. Nta mafaranga ufite, ataragwira, nta buryo buhari. Iyo ni imbogamizi ya mbere. Imbogamizi ya kabiri, umusore ashobora kuba atarabona umukobwa. Ashobora kuba ubwo ntabwo afite ariko atarabona umukunda. Iyo kandi nayo irakomeye kuko ntago yoroshye. Imbogamizi ya gatatu, ushobora kuba udafite ubwoba kandi ukaba unafite umukunzi, ariko ugahura n'indi mbogamizi y'imigozi cyangwa se icyo dushobora kwita nk'akarande, kuko iwanyu ntawashyingiwe. Iwanyu bashobora no kuba barashyingiwe, harimo abashyingiwe bakoze ubukwe, ariko nanone wowe ku cyawe giti wifitiye imigozi ikuboshye. Aho rero kuri gatatu ho biba bisaba n'izindi mbaraga, kuko hazamo gusenga cyane kugira ngo iyo migozi ibashe kuba yacika, ubashe kudohoka cyangwa se ubashe kubohoka. Ibyo ngibyo iyo ubwoba bwashize, iyo ufite umufiyanse cyangwa se umusheri, umukobwa mu byumba kimwe, iyo migozi yacitse, mu by'ukuri niyo waba udafite ubutunzi buhagije cyangwa amafaranga ahagije, ushobora gupanga kwinjira mu mushinga, ariko bigakunda. Yego, urakoze cyane. Turi abakirisitu. Yego. Hari imbogamizi, hari abantu bamwe nagiye numva bavuga ibintu bitandukanye. Turaza kwinjira muri Bibiliya cyane, cyangwa se ku byerekeranye n'ubuhanuzi, cyangwa se bene aho ngaho. Mbese ukumva ngo umuntu ari mu mishinga neza neza, ariko wenda habura nk'ukwezi, amezi abiri, ukumva yakiriye ubuhanuzi buvuga ngo uriya si uwawe, mureke, wamaze kwitegura, ibintu byose warabirangije, warakoye. Ese ibyo bintu urabivugaho iki? Dushingiye kuri Bibiliya, Imana ishobora gukora ibintu byose mu nyungu zayo. Ubwo ni ku ruhande rumwe. Nshatse kuvuga ko ubukwe bushobora gupfa bwari bugiye kuba, kandi ari Imana ibikoze. Ibyo birashoboka. Ariko nanone ku rundi ruhande, ku bantu basenga, ku bantu bakijijwe, ku bantu bamenye Imana, biragoye ko Imana yakurebera ugatereta umukobwa, mukabyumvikana, mugasezerana ku bana, mukajya mu miryango, mukajya mu buyobozi cyangwa se mugakora mariage civile, mugapanga ibintu, finaloma ikabikubuza. Biragorana cyane. Ubundi Bibiliya iravuga ngo nta kintu nzakora ntabanje kubwira cyangwa se ntabanje kuvugana n'intore zanjye zintakira ku manywa na nijoro. Iyo ni Bibiliya ibivuga. Buriya iyo uri mu kintu runaka, uri umuntu w'Imana, warabyawe ubwa kabiri, uri umukristo, hari amamenyesha cyangwa se icyo twakwita notification, amamenyesha agenda ava ku Mana akwereka ko iyo nzira urimo ariyo cyangwa se atari nayo. Uretse ko Imana ishobora no guceceka kandi iyo nzira urimo ariyo. Byose birashoboka rero ku bantu bashobora gupanga ubukwe, finaloma bikanga kandi babihanuriwe. Ku cyanjye giti
nabagira inama. tutarajya kure, Yego. ubwo buhanuzi buje busenya ibyubatswe igihe kirekire buba buvuye ku Mana, buba buturutse hehe? 50% bushobora kuba buvuye ku Mana, akandi 50% bukaba bwava no kuri Satani. Icyo nicyo gisubizo ngena. Umukristo nyawe yizera iki? Umukristo nyawe, iyo uri umukristo nyawe, ukwiriye kwinjira muri gahunda wasenze. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ukizera ko iyo usenga ifite imbaraga zishobora kuburizamwo ibyagukura muri uwo mushinga. Ni ukuvuga ngo Imana iri hejuru y'ibyatuma umushinga utaba. Imbaraga zayo zirenze ibyo ngibyo. Rero iyo dusenga tuba twizera ko Imana ishobora kubana natwe mu bintu turimo dukora mu gihe cyose bitagayisha Imana. Yego. Yego. Ijambo rirakomeye. Hanyuma ikindi, hari ubwo wumva nk'umuntu afite ubukwe ugasanga abantu bose banganye, ugasanga arimo mbese yabaye nyakamwe. Hari ntago nza kuvuga neza ubwo bukwe cyangwa uwo muntu. Hari ubukwe nigeze ntaha igihe kimwe, hanyuma ku munsi habura nk'iminsi 3 marene baramuhindura. Nkurikirana impamvu marene yahinduwe, numvamo ikintu kivuga ngo bamenye amakuru ngo ko marene ngo yari kuzakora ikintu kitari cyiza, reka mbivuge gutyo, mu rwego rw'umutekano. Ese ibintu byagenze gutyo bigategurwa habura iminsi 2 ibyo bintu biba bimeze gute? Ugasanga rimwe na rimwe ngo mugira abantu babambarira, ati mu bantu bazakwambarira harimo gira gutya, ati wirinde aba bantu abanaba, ati abantu abanaba bagendere kure. Aho ngaho ndakubazamo ikibazo kimwe, ese Imana ishobora guteranya abantu? Imana irera. Imana ntabwo ishobora guteranya abantu. Kereka ahubwo abantu bakwiteranya. Ariko Imana ntiyateranya abantu. Umugambi w'Imana mu bantu ni ukubakiza no kubaha ubugingo buhoraho, ntabwo ari ukubatandukanya. Gusa hari igihe imyumvire y'abantu nuko batwara ibintu biba bitandukanye. Nk'uyu urugero ko ibyo bintu wari umbwiye bya marene wahinduwe hasigaye igihe gito, ibyo bintu mu by'ukuri bishobora kuba byaravuye ku Mana, kuko Imana iyo ijya gukora ibintu. Kuki uvuga bishobora? Ni uko ntazi uburyo uwo muntu yabihanuyemo n'umwuka wari umushoreye. Yego. Ntabwo nzi uwo muntu umwuka wari umushoreye cyangwa se wari umuyoboye kuvuga ibyo, niba ari uw'Imana cyangwa niba ari uwa Satani. Bityo ndirinze kujajinga ngo mvuge ngo ni uwa Satani cyangwa ni uw'Imana. Ariko ku rwanjye ruhande, Imana ishobora gutuma ibyo bintu biba. Imana igatuma ubukwe bwari bugeze kuri finali marene ahinduka. Yego. Kubera iki? Buriya iyo Imana ijya gukora ikintu irabanza ikanareba uwikorana nacyo, uwigikorana nawe, Ikinyarwanda kiza. Ni ukuvuga ngo niba mw'ubwo bukwe marene yari bukore igisa n'ikibi, kandi Imana yamaze kubivuga, Imana irareba mu bantu baraho imbaraga bafite cyangwa se urwego bariho mu kuyizera, igasanga ntawe urabasha guhangana n'izo mbaraga, wenda nicyo kintu kibi uwo mu marene yari bukore. Yego. Rero icyari gukunda kwari uko marene ahinduka. Yamara guhinduka, hanyuma uwo hakaza undi uzi icyuho cy'uwo muntu uri mu mugambi w'Imana. Yego. Hanyuma binashobora kuba byaravuye no kuri Satani. Byose birashoboka. Satani wenda kugira ngo yice umumaro cyangwa se akareba umumaro uwo mu marene yari bugire, akazana uwo mwuka wo kumusebya. Ibyo nabyo birashoboka. Ariko muri rusange ibyo bintu ku ruhande rw'Imana birashoboka. Imana ishobora gutuma ibyo bintu biba, no ku ruhande rwa Satani naho birashoboka. Ubwo byagenda gute? Ni gute nimba
ubwo nimba uwo mumarene yarahise avaho uwo munsi, ese ntihaba harabayeho uwo muntu wabibwiwe? Nshaka kugera ku ijambo rivuga ngo watandukanya gute ko ari Imana yari ivuze cyangwa ari Satani? Ni ubuhe bwenge uwo muntu yari gushyiramo byari gutuma we amenya ko ari we? Icyo tubwira abantu kandi ni na Imana ibabwira, icyo tubwira abantu ni Imana ibabwira. Yego. Buriya hari amagambo abiri atandukana kandi abantu tujya twitiranya. Ndashaka kwinjiramo neza aho hantu ushaka ko mvuga. Hari ijambo ryitwa kwizera Imana. Iryo ni ijambo rimwe rifite ubusobanuro bwaryo. Hari n'ijambo bita kwizerwa n'Imana. Iryo ni irindi jambo. Ndakumva cyane. Naryo rifite ubusobanuro bwaryo. Yego. Imana ishaka ko abantu bayizera. Kandi ni byiza ko abantu bizera Imana. Ariko Imana ni byiza cyane ko abantu bizerwa n'Imana. Buriya iyo abantu bizera Imana, hari intambara barwana, yego, bakanazitsinda kandi bigakunda kubera ko bizera Imana. Hanyuma rero iyo abantu bizerwa n'Imana, hari inshingano bahabwa, yego, zo kurwana intambara n'uburyo ki izo ntambara zirwanwa, nuko zitsindwa, n'uburyo bagaba ibitero. Yego. Abo rero Imana ishaka ko ari bo ikorana nabo cyane. Pawulo yaravuze ngo turashimira Imana ko yabonye ko turi abo kwizerwa ikatugabira umurimo. Donc Imana yabonye twararenze urwego rwo kwizera, irangije iturenzaho, itugeza ku rwego rwo kwizerwa nayo. Yego. Icyo kintu cyabaye cyatumye Imana itugabira umurimo. Pawulo yaravuze ngo ntugirwa n'umuntu wese ubonetse. Biravuze ngo ni icyitonderwa kugira ngo uhabwe uwo murimo, ugomba kuva ku rwego rwo kwizera Imana ukagera ku rwego rwo kwizerwa nayo. Hanyuma rero abizerwa n'Imana muri iyo position cyangwa se kuri icyo kigero, kuri iyo standard yo kwizerwa n'Imana, ibintu ntago babibara nk'uko bisanzwe bibarwa. Hari umuntu utabwira ngo anyure hano kuko hariya bamuteze. Oya, azi ko imitego iraho ikiriritse cyane ukurikije na sekirite y'ijuru afite. Hari umuntu utabwira ngo nareke kurya kubera ko ibiryo bihumanye. Azi ko amaraso ya Kristo ashobora guhumanura ibyahumanye byose. Ubu Imana yaramwizeye, irangije imuha autorite, imuha imbaraga, imuha n'umurimo, imugabira umurimo utagirwa n'umuntu wese ubonetse. Uretse gatoya, Pawulo uwo nahoze mvuga mu kanya, yageze ku kirwa, inshira yaho iramuruma. Yego. Inshira ni inzoka igira ubumara bubi kandi bubabaza. Ariko urebye uburyo byabaye nka kiriya gihe, byari bitandukanye n'uburyo abantu basanzwe babizi. Yego. Pawulo yatayeje inkwi we ku cyo giti, arangije kuzitashya arazegeranya bacana umuriro. Inshira iva mu muriro, Pawulo yicaniye, imufata ku gikonjo cyangwa ku kaboko, iramuruma. Abantu babireba, abantu baravuga bati arapfuye. Yego. Ariko kuko Pawulo yari yarizeye Imana ndetse anarenga naho ngaho agera ku rwego rwo kwizerwa n'Imana, bwa bumara bwa nzoka nta kintu bwamutwaye. Buriya rero abantu bizerwa n'Imana ntibafite icyo gutinya mu isi, bapfa gusa kuba bari muri iyo pozisiyo, ukaba uzi neza ko wageze ku rwego rwo kwizerwa n'Imana. Urakoze cyane. Sinzi niba nsubije ikibazo cyawe, ariko nongeyeho gatoya, iyo abantu bari mu kigero cyo kwizera Imana, buriya hari ibyo baba batinya. Abatinyira nk'ibyo wavugaga, n'inkora ubukwe, amarozi,
ninkora ubukwe barantega, ningira gutya barandwanya. Oya, ibyo ngibyo ni iby'abizera Imana. Hanyuma urwego rw'abizerwa ni Imana, abantu Imana yizera, Imana ibasiga. Uwo muntu ashobora kuba ari umusore, Imana ikamusiga mu isoko ry'abakobwa bambaye ubusa, ikagenda ikavuga ngo ubwo uriya hari ntabwo izina ry'Imana riratuka. Kandi koko uwo ni uwizerwa nayo, uwo ni uwizerwa n'Imana. Haleluya. Uwo ni uwizerwa n'Imana, kandi akaba afite imbaraga, akaba afite n'ubushobozi bwo guhindura hantu ari aho kugira ngo hamuhindure. Donc umuntu wizerwa n'Imana ni erema, cyangwa ni umuntu Imana ifata ikamushyira ahantu, aho hantu ntihamuhindure, ahubwo akahahindura. Uzarebe ba Saduraka na ba Meshaki na ba Abedenego ngo bagejejwe mu gihugu cy'i Babuloni, basanga i Babuloni hari ikirere kibi cyo kutubaha Imana, hari amarozi, hari abarozi, abantu baho ntibajya basenga. Ariko Imana yari izi ikikoze, ni ukuvuga ngo abo bagabo bombi cyangwa aba basore banze kubarara. Nubwo byari bikomeye, nubwo hari hariho itegeko ryikubagaho ry'umwami ko abantu bagomba kubararira ikigirwamana cyangwa se ishusho yari yakoze, sibyo? Ariko Saduraka na Meshaki na Abedenego banze kubarara. Uzakurikire neza izo nkuru, uzasanga igihugu cyose cy'i Babuloni cyaragezeho gihinduka ku bw'aba basore bari barakomeye ku mahame y'Imana yabo. Aba rero ntago bari ku rwego rwo kwizera Imana, ahubwo bari bararurenze bagira ku rwego rwo kwizerwa n'Imana. Rero iyo turi mu bintu turi ku rwego rwo kwizerwa n'Imana, tuba tuzi ko ibintu byose byaza bishaka kudukura muri ibyo bintu, imbaraga z'Imana zibigendagenda hejuru kandi zikabitsinda. Nuko ubwo navuga nti niba umuntu akoze ubukwe ari ku rwego rwo kwizera, nyine ashobora kuvuga ati abarozi reka nkora yirindwi kugira ngo abarozi baveho. It's okay, ni byiza, uzanayakore numva umutima ubikubwira. Ariko hari n'undi muntu udashobora gukora ayo masengesho kugira ngo abarozi baveho, kubera ko yageze ku rwego rwo kwizera n'aharenga, agera ku rwego rwo kwizerwa n'Imana. Azi neza ko umurozi ntacyo avuze mu bukwe bwe, azi neza ko umurozi ntacyo avuze muri business ye, azi neza ko iyo business arimo ni umushinga w'Imana. Imana ntabwo yatuma umushinga wayo ihomba, kandi niyo wenda haza imiyaga, kuko imiyaga igize ikatuma ibintu binyeganyega, ariko nabyo Imana ibirebera, kandi igihe icyo ari cyo cyose. Urakoze cyane. Tukiri kuri cya kintu twariho, nimba ese banze nkubaze, Imana nindi ivugisha, nindi ibwira? N'uwizeye, n'uwayizeye cyangwa n'uwo yo yizeye? Oya, si uko biri. Nindi ibwira Imana, mu kuvuga ko Imana, kuvuga kwayo nk'uko bivuze, Imana ivugana na environment yose. Imana ni ukuvuga ngo ivugana n'abantu babi, ivugana n'abantu beza, ivugana na Satani, ivugana n'abadayimoni, Imana ivuga mu buryo bwose. Imana ni Imana ikomeye, ishobora kuvugana n'isi, ishobora kuvugana n'ibibi, ishobora kuvugana n'ibyiza. Imana ivugana n'abantu bose. Uwumva ninde? Uwumva icyo Imana ivuze. Yego, sinzi niba ari kushatse kuvuga. Naho ngaho nshaka kuvuga. Umuntu wumva, buriya Imana ishobora kubwira ikintu cyose kikumva. Imana ishobora kubwira buriya mu Egiputa Imana yabwiye ibikeri, kandi ibikeri byarumvishe. Yabwiye inda, izi abantu barwara iyo badakora amasuku, inda zirumva. Yabwiye ibibugu, yabwiye umwijima, uraza mu Egiputa uba nk'igikorwaho. Imana ishobora kubwira ikintu cyose kikumva, bitewe n'imbaraga zayo. Ahubwo wenda mu bizera Imana no mu bizerwa n'Imana, ninde muntu wenda ugirana ubusabane cyane n'Imana? Yego, ninde wumva? Mbese hari ijambo ry'Imana riba muri Yobu, muri make ijwi ry'Imana waritandukanya gute? Urugero ngiye kuguha, ufite ubukwe kuri za tariki watubwiye, mu kanya iraza kutubwira hariho, hanyuma uduhe na adresse neza kugira ngo tuzabutahe. Izi saha ubu turi kumwe ngewe nawe, ndamutse mvuye hano mu kiganiro, nkagenda ngahahura n'umuntu cyangwa ngahamagarwa n'umuntu akambwira ngo itariki izi n'izi uzajya mu bukwe, hanyuma ubukwe ntuzabujyemo kuko bizagenda gutya, bizagenda gutya, nintabujyamo
ikibazo kizaba kiri kuri njye, ikibazo kizaba kiri kuri ubwo bukwe, ikibazo kizaba kiri ku Mana, ikibazo kizaba kiri kuri Satani, ikibazo kizaba kiri kuri nde, kizaba kiri. Wabasha gusubiramo ikibazo neza nkumva kuko nakubwiye ngo ubu turi mu kiganiro, uribuka itariki ufiteho ubukwe. Yego. Izi saha nimva mu kiganiro cyangwa mvuye mu kiganiro, umuntu akampamagara cyangwa tugahura akambwira ngo itariki 27 nibyo z'ukwezi kwa 7 2024 uzajya mu bukwe. Ati ubu bukwe rero ntuzabujyemo. Akambwira ati hari ibibazo gutya ntuzabujyemo. Hanyuma ibyo bintu nimbyumva gutya, ubwo bukwe simbujyemo, ikibazo kizaba kiri ku Mana. Ariko ngaruka inyuma ho gato, uwo ngo wambwiye ibyo ntambwiye ngo ni Satani mbuvuze, ntambwiye ngo ni Imana, ntambwiye ngo ni we, nta ubwo bukwe ni ntabujyamo. Ni njyewe uzaba ufite ikibazo, ni Imana, ni Satani, ni nyiri ubwo bukwe, ikibazo kizaba kiri hehe? Buriya hari uburyo Imana ivugamo. Yego. Ariko icyo abantu bagomba kumenya, iteka ryose y'Imana ivuze, iteka ryose y'Imana ivuze ntabwo ijya hanze y'ijambo ryayo, Bibiliya. Ni ukuvuga ngo ivugira mu ijambo ryayo. Ishobora kuvuga ibintu bisa n'ibiri mu ijambo ryayo, ikabivuga mu bundi buryo ariko n'ubundi biba mu ijambo ryayo. Ariko nkurikije urwo rugero cyangwa se icyo kintu bajije, wabimenya gute ko uyu muntu ni Imana imutumye ngo isibe ubukwe, cyangwa se niwe ubyivugiye, ni Satani, ni amarangamutima? Aho rero buriya ni naho abantu benshi bakirira cyangwa bakanapfira. Aho ngaho nkuko nari mbivuze mbere, iteka ryose iyo Imana ivuze ivugira mu ijambo ryayo. Kimwe cyo banza ukore test, ibi bintu uyu muntu avuze ijambo ribivugaho iki, niba ukunda gusoma Bibiliya. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, Imana ivugana n'abantu bose nk'uko twabibonye. Tararengaho ukivuga icyo cya mbere, hari abantu basoma Bibiliya ku cyumweru bagiye mu rusengero bakayisanga aho iri, bagakubita akavumbe ngo bene uwo muntu nta sano aba agifitanye n'Imana, azatandukanya ate ibyo bintu? Ntabwo mvuze ko adafitanye isano n'Imana, ni umunyantege nke w'Imana. Gusa agomba kurenga urwo rwego rw'intege nke akinjira mu zindi mbaraga, akongera ibihe byo gusoma Bibiliya. Ariko bene uwo muntu, Bibiliya iravuga ngo Imana ivuga rimwe cyangwa kabiri, abantu bashyizweyo n'iyo abantu batabyitaho. Uwo muntu Imana ishobora kutamusura ikoresheje Bibiliya, cyangwa se ngo nyine kubera ko adakunda kuyisoma, ariko mu bicuku by'ijoro Imana ikamusura ikamwereka, cyangwa se kubera amatsiko n'ishyaka yagize byo gushaka kumenya ibi bintu uyu muntu ari kumbwira birava ku Mana, birava kuri Satani, nawe agafata umwanya wo gusenga. Ndakubwiza ukuri, Bibiliya y'ubwayo iravuga ngo umuntu ukomanga azakingurirwa, nushaka azabona, nusaba azahabwa. Yego. Rero ntekereza ko Imana ishobora kukwiyereka cyangwa se ishobora kukubwira ibiri muri bwa bukwe wa muntu yakubujije, nayo ubwayo ikaza ikakubwira ngo ubukwe bwihorere, ukabwihorera, cyangwa se ikakubwira ngo oya bakubeshye, komeza gahunda yawe yo gutaha ubukwe. Nimba uyu munsi turi kuwa kangahe, reka tubyite ko turi kuwa 5 n'urugero. Yego. Ubukwe burejo, mbibwiwe iri joro. Ese nibiba ngombwa ko nta handi nza gukura ayo makuru, ubukwe bwandaza kubusiba, ntabwo uri kumbwira neza. Mbese bene data bahura n'ibyo bintu birinda iki, bagende bate kugira ngo nabo babashe ku buriya Imana ishobora kuba indirect, ikaba na direct. Imana ishobora gukora ibintu byinshi mu mwanya muto uhari, cyangwa se ibintu bikomeye mu mwanya muto uhari, kandi ako kanya ntabwo Imana ijya igira ikibazo cy'igihe. Icyo ni kimwe. Ariko Imana ishobora gutinza ibintu bigasa nkaho nanone bidahari cyangwa se bitanizewe,
bitewe n'impamvu yayo. Nshatse kuvuga iki? Umuntu ashobora kukubuza gukora ikintu saa 5 wari bugikore saa 6. Hagati aho y'ayo masaha ugasaba Imana ikimenyetso ikakiguha, bitewe n'uko n'Imana y'imbaraga. Ashobora no kukubuza gukora ikintu harimo igihe kingana n'umwaka n'amezi, n'icyo gihe n'ubundi Imana ikazigaragaza. Rero icyo twabwira abantu ni ugushaka kumva icyo Imana ivuga ku bintu byavuzwe cyangwa ku buhanuzi bwatanzwe, y'ubwayo yinyuriye muri bo kurusha uko yanyura mu bandi. Gusa hano byumvikane neza, ntabwo mvuze ngo abantu bapinge ubuhanuzi cyangwa se abahanuzi. Buriya Bibiliya iranabibuzanya. Bibiliya ibuza gupinga. Ntimugahinyure ibihanurwa. Yego. Nuko ijambo ntimugahinyure ibihanurwa cyangwa ntimugasuzugure ibihanurwa. Ntimugapinge ibihanurwa, ntimugasuzugure ibihanurwa. Ariko nanone byaba byiza nawe ubwawe wigira imbere y'Imana ukayibaza ikijya mbere, ukayibaza icyo gukora. Nicyo naba mvuze, sinzi wenda niba naba ngusubije neza. Urakoze cyane. Hanyuma tugarutse inyuma gato, ufite ubukwe mu cyumweru gitaha cyangwa ibyumweru bibiri biri imbere. Abakunzi bawe bajya bakubona kuri channel, bagukurikirana mu ijambo ry'Imana, bagukurikirana mu ivugabutumwa rindi mugenda mukora. Ese waturangira neza ubundi tukareba ukuntu ubu bukwe twazabutaha bimeze neza? Ariko mbere y'uko uduha aderesi, reka tugaruke kuri iki kintu. Ubwo uraza kubikurikiranya turimo dusoza n'ikiganiro ubundi dusenga. Reka tugaruke kuri rya jambo nanone, tugaruka kuri mu minsi y'ubusore bwawe. Hanyuma bene data bagira ikintu bakuramo, babashe kugira ikintu bumva. Tuze gusoreza uturangira neza, uduha amakuru. Hanyuma nibishoboka, kenshi ngiye ukuntu nkubona mbona kugira ngo ubwire umukobwa joteme mbona bikugora. Ariko nibishoboka twahuye neza, tuzakora ikiganiro cyabyo ubundi turebe, twumve neza nka bene data bumve icyo bakora mu gihe cyabo, mu gihe igifunguzo ari uzaba wagihaye. Hanyuma twagaruka kuri iryo jambo ho gato, ubundi ukaza kuduha aderese neza, ubundi tukaza gusenga dusoza n'ikiganiro. Karibu. Murakoze cyane. Ngira ngo wenda duhingukiye cyangwa se duhise tuvuga ku ijambo nyine nk'uko twari twaritangiye, kwibuka Uwiteka mu gihe cy'ubusore bw'umuntu cyangwa se mu gihe ugifite imbaraga. Ni ikintu abantu bagakwiye kuzirikana. Buriya biremera, niba hari igihe kirushya nabonye mu isi, ni igihe cy'ubusore. Yego. Nyine uko nguko umuntu abaho akiri single, akiri ingaragu, atarashaka, atarubaka, akigaragurika. Yego. Ni igihe kigoye. Kiriya gihe kirimo imitego myinshi cyane, kirimo ibintu Satani yagiye ashyiramo byinshi, kandi impamvu yabishyizemo ni ukugira ngo asenye fitire cyangwa asenye ahazaza h'umuntu. Yego. Kuko ubundi ahazaza h'umuntu bajya bavuga ngo umuntu ahategura akiri umusore. Nubwo njyewe wenda ntashobora kwemeranya n'uwo muntu 100% wavuze iryo jambo, ariko nabyo biravugwa kandi rimwe na rimwe birakonta, rimwe na rimwe bigira imbaraga, sibyo? Rero iyo umuntu ari umusore biba bikwiriye cyane cyane kubika imbaraga z'umwuka zizamufasha no mu gihe yavuye mu busore cyangwa se yavuye mu bugaragu. Bibiliya yatubwiye ngo ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe. Iminsi mibi itaraza n'imyaka mibi itaragera, uzaba uvuga ngo sinejejwe nabyo. Kwita ku muremyi wawe ukiri umusore bifite inyungu nyinshi,
cyane kuko hari igihe kizagera aho wanyuze wirukanka uhanyura ukambakamba, aho wanyuze useka uhanyururira. Ibyakuryoheye uri umusore nubigeramo uri umukambwe cyangwa se uri mu zabukuru bikubihire. Ibyakuneje, indirimbo zagushimishaga uri umusore, nuzumva wumve birimo biragusakuriza. Rero niyo mpamvu Bibiliya iduha imbuzi, Bibiliya ituburira itubwira ngo igihe mukiri abasore mwite ku muremyi wanyu. Hanyuma rero ahubwo ubwo umuntu yakwibaza ngo ni gute yakwita ku muremyi we. Ndabizi neza abantu bakurikirana ubu Biremera TV bashobora kwibaza kino kibazo, ni gute umuntu yakwita ku muremyi we. Kwita ku muremyi w'ibintu cyangwa w'abantu, kwita ku Mana, kwita kuri Uwiteka, kwita ku waremye imisozi, ku waremye amasoko, ku waremye ibintu byose, ni uguha agaciro we. Kumuha agaciro ni iki? Ni ugukora ibyo ashima n'ibyo ashaka, nicyo nta kindi. Ntakavuze ngo iki kiganiro tuzakigarukaho, ariko uri mu bintu byinshi muri iki gihe. Yego, reka tureke kugira yego. Hanyuma duha amakuru neza, duha ishusho y'ubukwe, abantu turebe ukuntu twazahagera. Yego, ubundi nibinashoboka uduhe nimero yawe, wabasha kuvugishe. Yego. Murakoze cyane. Nk'uko mubivuze, dufite ubukwe jye n'umukobwa nakunze ku itariki 27 z'ukwezi nyine kwa karindwi turimo. Buzabera muri uyu mujyi wa Kigali, ibintu byose niho bizabera. Tuzakorera ubukwe kuri Eglise Methodiste i Gikondo, kugira ngo abantu benshi batuye mu mujyi wa Kigali barahazi kuko ni urusengero rw'ikimenywa na bose, ni ahantu ku muhanda, na adresse abantu bose bazi, ni ku byapa by'imodoka zigenda cyangwa se zitambuka, ahantu hazwi cyane n'abantu benshi ku buryo bitabagora kuhagera. Niho hazabera mariage, niho hazabera dote, niho hazabera reception, ibintu byose bizabera hariya kuri rusengero no kuri sale zaho no ku majaride yaho. Rero icyo nabwira abantu cyangwa se abakunzi banjye ni ukuza kwifatanya nanjye kuri uwo munsi wacu Imana yatugeneye, hanyuma tukanezeranwa. Nyuma rero nk'uko wari ubisabye, ngira ngo nimero ya telefone ushobora kumvugishaho cyangwa se ushobora kugira icyo wambaza ukambaza, ni 078 42 75 942. 078 42 75 942. Nimubona uburyo Imana ibashoboje, muzaze dufatanye ibyo byiza Imana izaba yaduteguriye kuri uwo munsi, kandi ntekereza ko yanabiteguye kuva kera kose. Niba ntibeshye uravuze ngo Igikondo kuri Methodiste, ni hepfo ya polisi ya Gikondo? Ni hepfo ya sitasiyo ya polisi. Uravuze ngo aho niho tuzarira tukananywa? Yego, naho ngaho. Urakoze cyane. Kwasoza rero no gusenga, ubundi Imana ibahe umugisha. Reka nsengera cyane cyane abantu baruhijwe n'ubugaragu. Yego. Mu buryo bumwe cyangwa ubundi bubaruhije kubera ko kubaha Imana muri bwo byarabagoye birabananira. Bubaruhije ariko nanone kubera ko babuze, bafite cya kibazo nasobanuye kare cy'ubwoba, cyo kuvuga ngo ndafata iki, ndabikora gute, mfite iki, bafite ikibazo cya ya migozi twavuze n'ibindi. Reka mbasengere kugira ngo amaboko y'Imana babeho, bityo babohoke, babashe gufata umwanzuro wo kujya muri gahunda Imana yateguye. Imana, mu izina rya Yesu Kristo turagushimye kuko uri Imana ikomeye kandi uri Imana nzima, guhera kera kose uri uko wahoze. Izina rye nirihabwe icyubahiro. Wakoze cyane kudutegurira uyu mwanya wo gutambutsa ijambo ryawe kuri iyi channel n'ubu Biremera TV. Icyubahiro n'ikibi cyawe kubera yuko waduhagarariye. Turakwinginze cyane muri aya masaha mu izina rya Yesu Kristo kubw'ijambo ryawe n'isezerano. Turasenze cyane kugira ngo utabare abantu bari mu bugaragu, baba basore baba bakobwa.
turahamagara imbaraga zibohora kugira ngo zibohore abantu bawe. Basore babohoke imigozi baboshye, basore batinyuke mu izina rya Yesu Kristo, binjirane nawe mu migambi yawe, mu byo wagennye kera, mu byo wapanze kera, binjire mu bwiza bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Babone imbaraga, babone ubushobozi, babone uburyo bwo kubageza mu mugambi wawe, bapange gahunda, kandi gahunda bapanga uzishyigikire. Imigozi yose yabibaboshye uburyo bwose mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka, icagagurwe n'imbaraga zitabasha kubeshya. Data urakoze kuko ari wowe waremye umuryango, kandi ukarema umuryango ukwiriye no kororoka. Ngaho manuka ukora igitangaza ku muntu wese uzareba ubu butumwa, kandi ku muntu wese ukurikirana n'ubu Biremera TV, umukorere igitangaza kivuye iwawe mu ijuru. Urakoze, ni wamamara iteka, uganze kandi utegeke, komeze kubana natwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. No kuri uriya munsi uzagaragaze icyubahiro cyawe, uzagaragaze imbaraga zawe, uzagaragaze gukomera kwawe. Urakoze, ngaho ni wamamara iteka, uganze kandi utegeke muri byose.